bakeneye ubitaho, bakeneye ubafasha, bakeneye ubumva. Tubiteho Initiative ni umuryango washinzwe muri 2017 na Hagumubuzima Enoch. Aha hari nyuma yo kubona imibereho ikarishye y'imiryango itishoboye ifite abana bafite ubumuga cyane cyane iyo mu cyaro. Hibandwaga ku bari munsi y'imyaka 12 bagakorerwa ubuvugizi. Hagumubuzima Enoch yabanje kubinyuza mu buhanzi bw'indirimbo, abona ko bidahagije. Muri 2018 ahitamo no kubinyuza mu bikorwa bigizwe no kubaha ubufasha burimo amatungo magufi y'ihene, ari nabyo tugiye kurebera hamwe muri iki cyegeranyo kigufi. Abagendana ubumuga bakeneye ubitaho, bakeneye ubafasha, bakeneye ubumva. Mu bibazo byabo kuva muri 2017 kugeza uyu munsi hakozwe byinshi, birimo ko abahawe amatungo yororotse kandi barashima imibereho myiza bafite magingo aya. Hatanzwe kandi amahugurwa kuri iyi miryango ifite abana bafite ubumuga ajyanye n'uko babitaho by'umwihariko, dore ko ngo hari n'abari baratangiye kubanena. Harabahezwa mu nzu batajya butakazuba, babaye ibicibwa mu miryango yabo. Aba babyeyi banahabwaga bimwe mu bikoresho by'isuku. Umunsi ku wundi abagize uyu muryango n'inshuti zawo bajyaga mu murenge wa Maraba mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo gukora ibikorwa by'urukundo byo gufasha aba bana bafite ubumuga batishoboye. Bamwimya agaciro ngo nta kamaro afite, nimubafashe. Muri uyu murenge wa Maraba amatungo magufi y'ihene 69 niyo yahawe imiryango ubugira gatatu mu myaka 4, ku buryo ubu izi hene zarorotse kuko nk'izatanzwe muri 2019 zimaze kubyara kabiri. Ibi rero bigafasha imiryango kuva mu bukene. Madame Ntakirutimana Janvier, umwe mu batangije ibikorwa bya Tubiteho Initiative, akavuga ko ababyeyi bakwiye kwita kuri aba bana Imana yabahaye nk'impano. Aba babyeyi rero twagerageje kubatekerezaho. Burya muri iyi si tubamo duhura n'ibigeragezo byinshi, ariko uko tubabaye tuba dukeneye abandi batubaho, batuba hafi bakaduhumuriza. Aba babyeyi bari hano rero ntimuzicuze kubera ko mwabyaye abana bafite ubumuga. Abo bana banyu muzabarere, ni impano kuri mwebwe, kuko igihe cyose tuzaba tutakiri ku isi cyangwa igihe Imana izaduhamagara ikatubaza abana twabyaye uko twabareze, urumva ko uramutse ugize icyo umukoraho kubera ko afite ubumuga, icyo gihe Imana yazabikubaza. Ni muhumure rero, turi kumwe ibihe byose, ntabwo tubatererana, turabatekereza. Kandi n'abagabo banyu nabo turabasaba kubaba hafi, kubera ko impano Imana yabahaye mugomba kuyifatanya nk'umugabo n'umugore. 2017 2022 imyaka ibaye myinshi hakorwa ibikorwa by'urukundo. Ese kuri Hagumubuzima Enoch watangije ibikorwa asanga byaragenze uko yabyifuzaga? Twishimira yuko Imana yabanye natwe, twishimira yuko abari bari munsi barakingiraniwe mu miryango yabo bagiye bakurwa mu ahantu bari bakingiranye. Ababyeyi bamwe bakamenya uburenganzira bwabo, ababyeyi bamwe bakamenya uburenganzira bw'abana. Ibintu byagiye bigenda neza kuruta uko twabikekaga. Bamwe mu bagiye baba hafi Tubiteho Initiative
bavuga ko ari igikorwa bakorana umutima w'urukundo. Nitwa Niyonshuti Patrick, ndi umwe mu bashyigikiye igikorwa cyo gufasha. Nshimishijwe no gutera inkunga bamwe mu bafite ubumuga. Ni igikorwa cyiza cyane, ni ibintu nkora nkunze, nterwa ishema n'abandi bose badushyigikiye maze tugafashanya mu gutera imbere. Hagumubuzima Enoch avuga ko asanga ari impano kuba yarashoboye ibikorwa by'urukundo nyamara adafite ubushobozi buhambaye. Ni impano, twabonye impano kandi tubona ariho hantu dushobora kuvugira, aribo bantu dushobora kuvugira, yenda nubwo bafite ababavugira ariko niho Imana yatwerekeje. Ese harakurikiraho iki? Hagumubuzima Enoch arakomeza. Twebwe ku giti tuzakomeza, ariko kuri ino gahunda irasoje. Icyo tugenera ababyeyi nuko buri mubyeyi afata umwana nkaho ari impano. Nsoza ndashimira abantu babanye natwe muri iyi gahunda, harimo imiryango cyane cyane kuko twakoreraga mu muryango witwa Tubiteho Initiative. Hari abantu twabanye nabo, abo baba muri uwo muryango witwa Tubiteho Initiative, turabashimira, Imana ibahe umugisha. Ni byinshi byakozwe n'uyu muryango Tubiteho Initiative washinzwe na Hagumubuzima Enoch, wari ugamije gufasha imiryango itishoboye ifite abana bafite ubumuga cyane cyane iyo mu cyaro. Reka dushimire abagize igitekerezo cyo kushinga n'abagize uruhare mu bikorwa by'urukundo byakozwe n'uyu muryango, barimo umuryango wa Enoch ugizwe n'abana n'umugore bagiye bamuba hafi cyane cyane mu bikorwa by'ubuhanzi bw'indirimbo zirimo ubutumwa buvugira aba bana bafite ubumuga. Hari kandi n'abandi bose bagize uruhare mu bikorwa by'uyu muryango, barimo abagize itsinda rya Tubiteho Initiative, abagize umuryango wa BMC, abagize umuryango witwa TAM, abagize umuryango wa Monica, umuryango wa Letitia n'abandi mwagize uruhare mu bikorwa by'uyu muryango guhera muri 2017. Imana ibaha umugisha. Nimubafashe nabona abantu baremwe n'Imana.